mutujyana mu mutima. Imana ireba mu mutima. Mu mutima mutujyanayo twe turahaza. Ko tuziranye ku masura tuziranye mu mitima. Ngibyo birabareba ngo nimukatukira banza ngo Imana ireba mu mutima ngo bizasohoruka ku munsi w'amateka. Umurimbyi akareba ngo nitumara kwa ngo bagende ikivunye. Ngo ariko nibamara kwambuka Yorodani hazambuka intwari. Nyamara Yorodani hari igihe izuzura hambuka bakijijwe. Imana ibaha umugisha rero tugiye gusenga. Imana ibashoboze kurinda. Nibiryo ni ibibazo. Iyo utabyitwaye neza uragwa. Turi ku rugamba. No kubyara ni ibibazo, no kutabyara ni ibibazo. Ubyaye abana benshi ukabura ibyo uba n'amashuri ni ibibazo. Ubuze urubyaro ukagira ibyo kurya ukabura abo bigaburira nabyo ni ibibazo. Ugize inzu ariko reka mbabaze buri ugize nk'ikizu ukajya ukiraramo wenyine nk'ubu mugira inzu. Tubamo na madame y'abana bahari baba bari mu byumba byose. None muri misi bose bagiye kwiga ninjye na madame turi mu rugo. Ubu no guteka biba byara arambwira atese ndeka ni ndateka urarya cyangwa ntabwo urya. Bana bose urateka ikira. Amugana iteka ibirayi nka 3. Nuko turya irobo y'umuceri turya n'ibirayi 3. Arumva ubwo urumva ibiryo ari cyo bimaze ubwo. Inzu tuyirimo twenyine. Kandi ngiwe ni muri geto cy'imisagara. Noneho hari n'abazibamo bonyine bari mu za etage. Akarara mu cyumba kimwe hejuru ibyumba byose byose bikarabyiruka no mu badayimoni. Yibaho ubutunzi buri. Impamvu mubona abantu b'Imana bahura n'ibibazo no kugira ngo Satani abatware icyagaciro. Impamvu babavuga muhura n'uruvugo no kugira ngo abatware itagaciro. Impamvu mubona biza no mwitorero bikaturumbanya nuko ari mu mugeni no kugira ngo abuze ubukwe kuba no kugira ngo umugeni abengwe no kugira ngo umukwe atubenge. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso tukarindira umukwe. Haleluya. Dinda umutima wawe kuruta ibindi byose bigira gute yemwe birindwa. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Tubumbure Bibiliya zacu twihuse. Dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cy'imigani. Turasoma igice cyawo cya 4 umurongo n'umwe wa 23. Igitabo cy'imigani igice ni cya 4 umurongo wa 23. Migani igice cya 4 umurongo wa 23. Tuhasanga ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose bigira gute yemwe birindwa kuko ariho iby'ubugingo bigira gute bikomokaho. Dusome irindi jambo mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Turasoma igice cyawo cya mbere umurongo wa 18. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cyawo ni icya mbere umurongo wa 18. Tuhasanga ijambo rivuga ngo mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiriza nkurukije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo buduheshe. Numva bishizemo bombi. Kugira ngo bugire gute yemwe buduheshe kugira gute yemwe kurwana intambara nziza ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'ingunge zimenetse ku byo kwizera. Arabavuga ku murongo wa 20. Avuga uwitwa Humenayo n'uwitwa Alexandri
ngo abona haye satani kugira ngo abantu ngo babyigireho kudatuka Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Gukurikira aba badamu nasanze umwe yavuze ntabwo biba byoroshye. Umuntu ukiri mu mavuta y'igitangaza cy'imyaka 39 ntabwo biba byoroshye. Ubundi twagatahiye aho tugatahira muri ibyo bitangaza, ariko nanjye ndavuga nyine Imana yacu ni ngari, ntabwo umuntu yabura icyo ayivuga. Nitwa Imana Jean Baptiste, ndi umukristo wo ku Muhima, niho neranira, ndi umudiyakoni waho, ndi umugabo ko mubireba, ngejeje imyaka 40 hafi 4. Ntabwo nageze imyaka nafite umudamu, sibyo wenda kuba narahuye na Ruzagayura, ariko nge mfite n'abana bakuru. Ngewe Imana yangiriye neza bukiri kare. Na mwarimu wanyu twajyaga dusengana, ariko nge ndi umugabo. Twajyaga dusengana kera bakiri abasore, ariko ngewe ndi umugabo. Kandi kuba umugabo kwanjye nanjye nabivanye ku Mana, cyane ko nabisengeye. Nge mudamu wanjye specioza naramusengeye. Buriya magakira amasengesho nasenze. Buriya harugiye n'umuntu yagukorera ikosa, ariko amakosa yose uriya mugore yankorera sinjya nyabona, mbona amasengesho. Nibonera amasengesho kuko narasenze. Nageze ku rwego nsenga magarara hejuru, nsengera mu giti, mbwira Imana ni noneho mvuye no ku butaka, sindi mu ijuru no mu isi simari, ariko reba uko ngenze. Imana rero mwicaye imbere n'Imana yumva gusenga. Bwira umuntu mwikeranye ngo yumva gusenga. Ari igihe usenga ukabona nije, ariko iba yumvise. Ubu n'uyu munsi muratamusanga ariko bimeze, ariko yumvise. Amen. Muyimere icyubahiro. Ndagira ngo rero tuganire kuri iri jambo. Ndashimira Imana ko umwaka urangiriye, dutangiye undi kuno kwezi kwa kabiri tugezemo hagati. Iyo umwaka urangiye abantu bagira imihigo. Mihigo bagahiga bakavuga ati turashaka ngo tuzakora ibi n'ibi. Ariko natwe abavuga ubutumwa natwe tujya dusenga tukabaza Imana ngo Mana ko twabwirije Bibiliya tukayivuga, ubu uyu mwaka tuzavuga iki koko? Kandi ubu hari abavuga ubutumwa benshi, kandi bagiye bavuga ngo abahigi benshi boyobya baraziyobye. Iyo babaye benshi umwe agakomera n'undi agakomera, imbwa iracanganukirwa ikayoba. Ubu tugira ikibazo cy'abahigi benshi muri uyu mujyi, ni benshi pe. Urabizamura bakabicurika, wabitambika bakabikandagira, wabivuga neza bakabitwikira. Niko bimeze. Ariko ni ingingo Imana. Ibwira nese umuzabwiriza cyangwa sinzavuga nzajye kwicururiza. Ndambwira ngo uzavuga. Uzavuga iki? Zavuga iki Imana? Nakubwira abantu ni ibintu bikomeye. Ubu kubahagarara imbere ntabwo ari ibintu byoroheje. Ntabwo ari ibintu bigize gute. Imana imijambo. Imana irambwira ngo nzabwira abantu ngo barinde imitima, ngo kandi bayirinde kuruta ibindi byose bigira gute birindwe. Iranambwira ngo kandi ibyo babitse Imana yababikije ni umutungo w'Imana. Ubundi twebwe ibyo dufite icyitwa ubugingo cyangwa agakiza, Imana irambwira ngo ni umutungo wayo. Irangije irambwira ngo mbwira abantu ngo aho ubutunzi bwayo buri ihahoze ijisho. Ijisho ryayo ngo niho rihora. Buriya abantu bakijijwe Imana ibahozaho iki yemwe? Ijisho. Arizo umuntu mwicaye ngo irakureba. Niko Bibiliya ivuga, iravuga ngo ijisho ry'Uwiteka riri kubakiranutse, kandi n'ugutwi kwe kuri kugutaka kwabo. Ngo ariko igitsure cy'Uwiteka ngo kiri ku nkozi z'ibibi. Reka mbabwire ngo kugira ngo imareho kwibukwa kwabo mu isi, nubwo babikora ikabareka, ariko isezerano ryayo ni ukumarwaho.
ariko turashimira Imana ko ijisho ryayo rituriho. Buriya akagasura dufite n'impamvu umuntu tugihumeka ni ukubera ijisho ry'Imana. Haleluya! Ni ukubera ijisho ry'Imana rituriho. Ntabwo uba ukiriho, ariko hari ijisho rikuriho. Murakoze. Iyo tuvuze ijambo ryitwa kurinda, nta muntu urinda icyo adafite. Umuntu wese arinda ibyo afite. Cya kabiri, umuntu arinda ibyo yabonye, ni warinda ibyo udafite. Ijambo rya gatatu, iyo habonetse uburinzi, n'umurinzi aboneka bitewe n'ibyo arinda. Ubu urusengero mushobora kuba mufite umuzamu, n'iyi shanse yanyu ifite umuntu uyirinda. Natwe iwacu nubwo tutagira abazamu, ariko nitubura ingufuri. Nanjye mfite ingufuri ebyiri, urugi rw'imbere n'urw'inyuma, nkagira n'izindi ebyiri zo ku gikoni. Ariko ndarinda ndafunga pe. Kandi twajya kuryama nkabwira abana, iyo bahari batagiye ku ishuri baba baragiye kwiga, nimwakiza mwongera nkajya kureba. Umugabo wundi ugomba kureba ko hakinze. Nk'igihe mbwira madamu ni wakinze, ati jya kubireba uri umugabo, ibyo ni inshingano z'umugabo sizange, rinda cyangwa ubireke. Nkavuga ni umbwije ukuri, nkajya kureba. Kandi abambwije ukuri, kuri kwica umutumirano, abambwije ukuri. Umugabo niwe ugomba kumenya ko yugariye cyangwa yakinze. Kurumva nanjye mba nagerageje. Abanyisumbuyeho bafite ibirenze ibyanjye bo bagira na twa tunyamaswa zibana n'abantu, ariko zimoka zitagira icyo zitwara umuntu, ariko yamoka umunyabwoba akirukana yakayishiramo, kandi irya kurusha abantu. Abamaze kugira ibyigiyeyo, agashaka n'umusekirite, ariko nayo igize gute yemwe ihari, kavuga ati yasinzira, ariko yo ntiyasinzira. Yarangiza akavuga ati ariko nubwo yahaba, reka zane na kamera njya nyikontora ndi mu cyumba. Bayiha igufwa ikariguguna, n'undi agasinzira bakamfata. Akagira na kamera, akagira n'ingufuri nawe mu nzu. Ibyo bintu biri hanze, na kamera n'ingufuri n'ibisona Batipe bazi kurinda kandi bakarinda ibishira. Mugabo twari duturanye yarazi kurinda, twari dutuye kumuhima, urayibuka ara kumuhima kubera abajura bari na za dobandi, agakinga kubera twatugi tuba tudafasha, agakinga, yaranza gukinga, agashira agatabureti, agashira isafuriya, agashira ijerekani, akarambika inuza, akarambika ibiyiko, agashira inuza hejuru, agashiramo inuza ijyaga irimo ibiyiko, akavuga ati sunika, biraza kwikubita hasi bimeze nka bombe. Ndakanguka. Uwo nawe yararize. Abantu bararinda, ariko ndashaka ko barangira icyo kurindwa nyacyo. Kandi ibyo abantu bose barinda birashira, ibyo barinda byitera n'amababa, n'abarinzi bahari ngo bikaguruka. N'ukuri kw'Imana, mwari muzi ko ubutunzi bw'ino ngo bwitera amababa bukagenda, buraguruka. Buriya ngewe ibyonya hari ahantu byavuye. Hari ahantu byavuye. Buriya nzubamo hari uwayimutsemo. Buriya ikibanza ufite kuva kera n'icyari icyawe, nawe mu myaka nka senkani kizaba kitakiri icyawe. Ibintu twese dufite n'abandi bari babifite. Yubwiye abapanikote ngo mufite amasezerano bose barazamu, ibyo yababwiye n'ibizamanukayo izabyambura bamwe ibibahe. Numbaza aho bazajya, cyakoze isi nini ifite aho izababika.
mpamvu ukwiye kugira kwizera birahari. Ibiterura ahantu bikaza bikaba bigutije nawe mu gitondo, nawe ukabyuka ugasanga byagiye, urabyuka ugasanga byagiye. Ndabashaka kubarangira ikitagenda. Cy'abadayimoni batahakinga ngo bakibona, icy'iminsi itatwara, icy'abarozi bataroga, icy'abantu bakwiteranya ntibakigukuremo, nta kindi ni ubugingo Imana yadusezeranije. Nubwo isi yahinduka, ariko nyir'uko busezeranywa Imana irabumuha ubugingo. Ndumva navuze induru. Isezerano tugira riruta irindi ni ubugingo. Ibwo nibwo Imana ishaka ko turinda, ibindi byose iduha biza bibusanga. Nubwo nasengeye umugore ko yaje anyishijwe, nukuri kw'Imana, kandi maze imyaka 16 sindamukubita n'urushyi. Sinanarwana nawe, sinanarwana kuko niyo murebye yarigeye mureba byakwihindura nkigendera. Nkigendera. Ye nkunda kugwa neza, niyo umuntu ambwiye ati ndagukubita, ndagukubita, mpita nigendera, kuko iyo umuntu akubwiye ngo aragukubita araguceka da, ndigendera. Niyo umuntu anutse, nuranutse ati ndimwihorera, niyo inzarije nibwiye ni si ubwa mbere wasa uzagenda. Undi reka mbabwira, ibi bintu byose bibahangayikishije bizagenda. Ubukode iyo umuntu arizi ibyo kwizera, uribwiriza bukagendera igihe. Iyo igihe kigeze nyir'ukubuzana, igihe kiramubwira ngo imukugende. Umuntu aba afite inzara, igihe kikayibwira ngo imukugira gute yemwe ugende, ibiryo bikaza bikayirukana. Umuntu aba umukobwa akagira tarani witi na tarani nefu, umugabo akaza ubukobwa bukiruka. Bwira umuntu mwicyanye ngo hari ikizaza kibyirukankana. Niba mubyizeye mutera haleluya. Bisibiriza, iyo byaje biribwiriza. Uzi icyo bishatse kuvuga? Isi yatubonye twaje mbere niyariza aho tuba. Nukuri kw'Imana imbonye mari. Kandi ninjya no kuvina uwanzanye nazayibaza. Imana nta muntu ibaza ngo mutware cyangwa mureke. Irazi kavuga ati ningiye wakuzanye ndanagutwaye. Ifite kabuti kandi igasubirana kuka kayo gusa. Bakaguhunga bare bakavuyemo bagahita bagunga bagatabaza ati ni mutabara. Bakabakubitse sashika cyangwa hano haraguru. Akavuga ati tupange rero ukuntu tumugenza uyu muntu nitugumana nawe birarangiye. Bakakujyana hano, bashiraho itaka, bashiraho beto, bashira muri serikere, basenga mu ihema, bashira mu kirago. Nta kibazo. Buri abantu bavuyemo akuka k'Imana nibatera amahane, nibagira umujinya, nibagira inda mbi, nibatera amahane, nibagaye imyenda, nibagaye abamuteruye. Nukuri nibagira amahane, abonye bagira amahane, meruka irusoro bituraniye na neza. Igihe twebwe twanasengana n'umuntu ariko ugasanga uwo musenga nawe afite itiko, kibaza amatiko avaye tuba mu rusengero. Naromewe rwose, ariko ni muhumura, hari ahantu hataba amatiko pe. Hariya hantu nta mujinya. No muri mu rugari yameruka kujya gukurayo umuntu, baturana neza nawe, kandi abaye utubate tuba tugerekeranye. Naho ubwira undi atari ko kumbangamiye. Bwira mugenzi ngo amatika arangire, hazaho kugira Imana irashaka ko murinda agakiza. Abakobwa mu karindi, mpamvu tugomba kuburinda nibwo buzabona Imana. Mutima
iboneye ni mu magambo 10 Yesu yavugiye ku musozi w'amahirwe. Yaravuze ngo abafite imitima iboneye nibo bazagira gute? Nibo bazabona Imana. N'amazi azayibona ni bitoya. Abafite amamodoka ntazarebana n'Imana, ariko abafite imitima igize gute we imenetse nibo bazayibona. Tera haleluya. Bazabona Imana. Yewe bazabona Imana. Bazabona Imana. Bazabona Imana. Abafite imitima n'abatararongowe bazayibona. Bafite imitima igize gute? N'abakene batagize shinge na rugero bafite iyi mitima bazagira gute? Bazabona Imana. Uyu ni Salomo wanditse imigani 3,000 agira n'ibisigo 1,000. Uyu Salomo ni umuhungu wa Dawidi, kandi mbibutse ko Dawidi yari afite abagore batari umwe cyangwa babiri, ariko Imana ireba nk'uko abantu batareba. Imana igambirira guha Dawidi ubwami. Buriya Imana yatugambiriyeho. Buriya twebwe nimureba akagakiza mufite, Imana yabagambiriyeho ikima bamwe irakabaha. Iyo umuntu akijijwe ntabwo amenya ko ufite ibintu, kuko ni muzi ko muri abakire. Niruka kubwira abantu bacu kumima ni ngiye ndi umukire. Banyamuhima barangije barambwira atari ko batesta ibintu uvuga ni biki. Navuga ni nyamana ngiye ndiwe ndakize. Narakize byararangiye. Bakavuga ngo sindi umukire. Ngiye ndi umukire no kuri kwibona. Kandi gerageza kwitwara nk'abakire. Ngira ibintu 3 nkunda kurya neza. Ndya neza. Ngiwe ndya neza. N'umudamu wanjye tubana nawe arabizi. Ntashobora guhaha ibintu bibi. Aha gahaye kari kamwe kagenze ariko kaje gasa neza. Nibaguze inyama nashiremo amagufwa. Nibaguze inyanya nazane zahongotseho. Iwanjye ntabwo turya mitiyo. Nkaryamana neza. Nk'abaserema. Kandi sindya imvange. Masako utuntu dutandukanye ariko duhari. Ntabwo ngo ndiva. Uriya mwene data wanjye arahazi. Ngiwe nikomeza. Iyo ntari ngo barya ivange n'abana be, ariko njye sinyirya. Hajya mbwira atari ko umugabo wanjye akavange ni keza, ariko ndya imvange ndwaye bwaki. Nta mvange. Mugiye muziryamo ariko njye sinjya ndya imvange. Fata ibirayi uvangemo ibishyimbo, ushiremo dodo, ushiremo indagara, ushiremo isambaza, ushiremo ubunyobwa, ushiremo ibintu byose bivanga ibitoki. Ni muri santere nesitiyoneri se yabarwa. Mugiye murya neza. Nimukiyime. None ikindi muzamenye ko mwakize ryari. Ariko ubundi umuntu akira ryari. Umuntu akira ryari. Uzi igituma mudakira? Nuguhora amaso yanyareba mu kw'abandi. Ngo ureba mu kw'abandi. Kandi ijisho rireba mu kw'abandi nirihaga. Iyo ureba mu kw'abandi ugira ishyari. Kareba ko umuntu yambaye, kareba igitenge yambaye, kareba ko yabyibushye, kari abana babo biga ariko nawe bariga. Ugahora ureba mu kw'abandi. Biriya bintu ni bibi. Ubu twese uko turaha hari umuntu Imana itahinduye ubuzima. Ubu uko mumeze niko mwari muri kera. Uyu mugabo avi Butare uragira ngo yaje ameze arya. Simuza avi Butare se.
ntiyaje adusanga mu mujyi ariko amavuta akamudutambutsa. harizo umuntu mwicare ngo uko wari uri kera niko umeze. Ntibyahindutse. Hari udafite ipantaro ebyiri, hari udafite ibitenge, hari uwambaye ibirenge leta niyakuyeho no kwambara ibirenge, hari utafite bodaboda, n'utabifite ejo bizaza. Twese byarahindutse ukuri. N'aya marinete mwambaye nayo ni amafaranga. Matarubindi n'uwicaraga ku itafari afite n'isonga bugari kandi gura 1000. N'udafite umuriri we ariko no ku mihanda hari amatara ugenda ureba. Tukigenda tugonga imikingo n'imigina. Yarakoze cyangwa ntabwo yakoze? Turakize mubwira abadayimoni mubatangariza ngo twabwe turabakire. Mpamvu turabakire dufite ikisi datuza, dutunze Imana, dutunze agakiza, dutunze Yesu, dutunze ubugingo. Haleluya! Turatuze, turakize. Bwira mugenzi ngo uri umukire ntukihebe, wigirire nabi, kize. Nubwo tugikodesha ariko turabakire, ba nyiramazu tubishura buri kwezi, twebwe inzu zacu tuzijyana mu mifuka. Iyo utarayabona uramubwira ati nyihanganira ndayaguhanegereza. Kimusuzugura shitani n'abadayimoni. Ukuri turabakire. Uzi ko Imana yabahaye agakizi kakima abandi. Uzi indushyi, uzi za kabwera ziri hanze aha n'indushyi n'abasinzi. Wa gatatu bushize twari mu masengesho y'abadiyakoni ndataha. Nta saa saba. Ngeze mu rugo mbanza kwicara uhungu, mbanza kwicara gatoya. Nabanza ngatekereza ibye uko niriwe aho nanyuze kugira ngo ndebe niba nakosheje. Naryama nyifite ibifukunyo. Amukira upfa kuryama abanza gutekereza ibya business. Ukaryamye udatekereze uko ubugingo bwawe bumeze, niba hari icyabwinjiranye cyangwa ari uwo mwavuganye nabi mu gitondo ukamuga ati twavuganye nabi ariko mbabarira. Sibyo bavandimwe banjye? Ntukapfe kuryama nk'ihene nayo iraryama bwa yagera nijoro ikuza. Siko nazo zuza we. Ese mwebwe muruza basi? Ngiye kumva nyikeye numva umuntu arabyina. Arabyina. Mutoranye aramamaga ati pasiteri ibyo bintu urabyumva? Iwawe mwagisenze nijoro. Reka ni umuntu uturinze ari hano inyuma ari kutubyinira mureka byina. Madamu arabyuka atariko numva umucyo uraguze. Mandi twoherereje ababyinnyi. Uburanga umuntu kubyina koko. Mureka dihe naruha. Ta. Ndasohoka. Ahubwo nishiramo n'ingo. Ariruka. Nishiramo n'ingo bujuzana n'imiziki udiye. Nikuki. Atuvuganye n'umurozi. Turakize. Kuki rero turinda? Mpamvu dukwiriye kurinda abajura ntabwo bajya kwiba ku mukene. Nuranye n'umugabo ntabwo akinga. Namaze neze kuki udakinga? Bibi iki pasite nta kikirimo. Ese baze kwiba yiki? Ntagira televiziyo.
n'akatelefone kakarasharamye agafatisha imigozi, nta nkweto agira. Iyo naguze akawunga mbwira umugore nimudahire w'umwiheri, kuko njye Imana yamaye ibyo kurya. Muri kw'Imana ngewe mfite ibiryo pe, kandi yarambwiye ngo nzakugaburira abandi barabibuze, yarambwiye ngo nzanakugaburira byarahenze. Kimenyetso nuko uzajya ubirya byarahenze. Imbwira kandi kantu, yarambwiye ngo ibiryo mwemereye nibigura n'amadolari uzabigura. Igihe abantu ubu babuze ibiryo, njye ntabwo zengera ibiryo imbere y'Imana. Imana ishobora kubaha ibiryo mukomerwa cyane. Satani yibaho ubutunzi buri. Impamvu mubona abantu b'Imana bahura n'ibibazo ni ukugira ngo Satani abatware icy'agaciro. Impamvu babavuga muhura n'uruvugo ni ukugira ngo abatware icy'agaciro. Impamvu mubona biza no mu itorero bikaturumbanya ni uko harimo umugeni, ni ukugira ngo abuze ubukwe kuba, ni ukugira ngo umugeni abengwe, ni ukugira ngo umukwe atubenge. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso tukarindira umukwe. Haleluya! Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose bigira gute yemwe birindwa. So Satani agambiriye ni ukugira ngo umukwe ubwo azasange tutiteguye, hatubenge. Rinda, bwira mugenzi ngo komeza urinde. Salomo rero Salomo ariho Imana iramutoranya, niho naringeze, ariko imaze kumutoranya imutoranya muri bene se. Salomo ni yarakwiriye kuba umwami. Irangije ibimenyesha na se Dawidi, iramubwira ngo Dawidi rero mu bana bawe mbonye uzagusimbura ku ngoma. Dawidi ni umwe mu bagabo basenza Imana imumenyesha n'iherezo rye. Mujye mubana n'Imana ariko nimuzagende nk'abasivile muzayibaze ngo mbese turagiye cyangwa ntabwo tugenda. Itubwire ngo igihe kirageze, duhamagare ba Sipiriye n'abandi ati nimundirimbire. Ngiye kugenda. Ugende, ibyo bintu bizanezeza. Muzavino mutabimenye. Cyo niryo sezerano rya mbere. Rya kabiri yabwiye Dawidi, imusezeranya isezerano ry'imbabazi. Namubwira ngo nubwo wacumura ariko imbabazi zanjye zizakomaho. Imurya nubwo Dawidi yakoraga ibyaha ariko yari afite isezerano ry'imbabazi. Imubwira ijambo rya gatatu, iramubwira ngo ikindi nkwemereye, abana bawe nibanacumura sinzabakuraho n'abimbabazi, cyakoze nzajya mbahana nk'uko umubyeyi ahana umwana. Reba ukuntu ujya ukubita ka kabebe kawe akanyafu, niko Imana ngo ibahane. Ikindi iramubwira ngo intebe yawe y'ubwami ntabwo izaburaho umuntu yicaraho, na bugingo n'ubu intebe yo kwa Dawidi mu muryango wa Dawidi, mwa Dawidi Kristo aracyayicayeho. Mwavugiye ngo amena. Ni umwami w'abami, ni umutware utwara abatware. N'ubu kwa Dawidi aracyagize gute? Aracyicaye. Dawidi amenya ko azapfa, ahamagara Salomo amubwira ibintu bitatu bikomeye. Aramubwira ngo Salomo mwana wanjye, yaramubwiye ngo nari umusore none ndashaje. Aramubwira ngo ariko sindamenye umukiranutsi aretwe cyangwa se urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Aramubwira ngo igitumye nguhamagaye, ndaguhamagaye kugira ngo nkubwire ko ugiye kwicara ku ntebe yanjye, ariko icyo nkubwira cya mbere mwana wanjye, umenye Imana yanjye. Ndakubwira abana banjye nkababwira nimujye mumenya iyo nsenga. Bana banjye harabiga i Bugande, narababwiye nagiye ndababwira nimujya kuryama mujye muvuga ngo Mana ya papa tugiye kuryama turinde, nibyo ngibyo gusa. Ati ibyo gusa papa, nibyo ngibyo gusa. Ati ibindi se nibindi zajya mzikorera, nzajya mbatuma gusenga kubagereho hano. Ujye munatoza abana Imana yanyu. Hari n'abantu batazi, abana banyu batazi Imana yanyu. Niba usenga iyi Imana wayibwiye abana. Niba Imana ikora ntimuyiratira abana, muyibwire n'abantu. Babwire ati bana banjye mujye mumenya iyanjye. Iyo nasenze, iyangaburiye, iyabamaye, ibakujije, itumye mwiga niyo mujye muyimenya. Menya Imana yaso. Jambo rya kabiri amubwira ngo nuyishaka uzayibona, ariko nuramutse uyiretse izaguca iteka ryose. Nayo
mubwira irya gatatu Dawidi abwira Salomo aramubwira ngo ibyanditse muri iki gitabo cy'amategeko ntukaroreshe kubihamisha akanwa kawe ujye ubivuga. Ibi bintu ntabwo bitera umwaka, mujye mubivuga ku manywa na nijoro, mubiririmbe, ntacyo bitwaye. Mujye mubibwira abantu nubwo batabyumva ariko mubivuge. Mujye muyivuga ko ikora, sitwe dutuma ikora. Mujye muvuga ko ikiza, sitwe duyitegeka gukiza. Mujye mubwira abantu ko ihindura, sitwe dutuma ihindura. Mujye mubabwira ko ihindura amateka, ntabwo ari twe tuyahindura. Mujye mubabwira ko izura, sitwe tugira uruhare mu kuzura. Mwateye haleluya! Tugomba kubwira abantu Imana. Nubu nta kindi muri buvane hano ni Imana gusa turimo kubabwira, tutaranahura nayo, cyakoze yagiye twiyereka ukuntu. Ariko njye sindayibona. Ariko narasenze, gusenga kwanjye niko kwabonanye nayo ni kwapfa. Dawidi apfuye, Salomo ajya gushaka Imana. Ubu mwasenze, reka mbabwire akantu. Buriya mwari muzi ko tutarasenga. Cyubundi narisuzumye mwana, nibuka cyagiye dusenga benda kutwica. Umugabo twagiye gusenga, abajura badusanga ahantu bafite ibyuma birabya n'imihini n'ibintu byose. Kandi badusanga Imana, umuntu arimo guhanura. Imana ni yanatubwira ati dore n'abajura baraje. Iri icecekero. Namuragira ngo ibintu byose ndabivuga. Bana gutera n'umuhinika ariko nta kibazo. Abajura bari batwishe pe. Niba nanjye nari nsize umugore n'abana, buriya ngaho wari gusiga iki koko? Narengiye. Imana yadutabaye. Salomo yaragiye gusenga, asa amaze gupfa, amaze gushyingura Dawidi. Bibiliya iratubwira ngo Salomo ajya gushaka Imana. Usomye mu bice bibiri by'abami ba mbere, Bibiliya iratubwira ngo yatangiye gusenga, ngo uko yasengaga agatamba igitambo. Salomo ngo yasenga ku kanunga ngo agatamba igitambo, arongera arasenga ngo atamba igitambo. Bibiliya iratubwira ngo atamba ibitambo arimo gusenga, biba 5, biba 10, biba 15, bigera mu ijana. Imana iraceceka niyaza. Salomo aravuga ngo ariko nubwo waceceka data yarakumbwiye, ntabwo nzayavamo narakubona. Salomo arabitamba biba 200 iraceceka. Salomo arasenga biba 300 iraceceka, biba 500 Imana niyaza. Salomo aravuga ati ariko data yambwiye ko nzagushaka nkakubona. Salomo arasenga biba 600 ndebera, biba 700, biba 800, biba 900 itaranavuga, itaranamwiyereka, biba 850, biba 900, biba 950, bibaye 999. Imana itangira kubyuka. Itangira kubyuka. Bariza umuntu mwicare ngo ugejeje kanga. Itangira kuzo ngo byuzuye 1000, mwamvu ugiye ngo amena. Salomo agwa gacuho, arangiye ngo asinziriye. Imana iramusangira mugati, wa muhungu we urancokoshe, none numvise gusenga kwawe, nsaba icyo ushaka ngire gute nyiguhe. Salomo arayibwira ngo Mana, ngo usabye ubwenge, nyihera umutima ujijutse, unyihera ubwenge, kuko ubu bwoko ngiye kuyobora burakomeye. N'iyi ntebe nicayeho yari y'abakuru banjye ba Doniya na ba Salomo n'abandi, ariko wangiriye icyizere, nyihera ubwenge kugira ngo ncire ubu bwoko imanza. Ubundi niba ari ikintu gikomeye kuyobora, aho kugira ngo unyobore itorero, nayobora umudugudu wa leta cyangwa akagari. Ubu mwese mwishira babanyujijeho icyuma. Hano mwitoro tugeragereza, hari ipingu rihari, rero haba mwari. Hano inyuma hari gasho. Uzi kuyobora abantu utagira gasho? Hari ikiboko ufita n'indembo basi. Uzi kuyobora abantu utagira na ndembo? Ariko umuntu akakuvuga akavuga ati Imana imbabarira navuze runaka. Imana ikakubwira ati mubabarire. Ngo naramusebeje, umuntu yigeze kumvuga amagambo mabi. Umuntu yamubajije aravuga ati Batista aracyabaho, aramuga ati Batista ashize imyaka 2 apfuye.
ngo narapfuye. Ngiye mu mujyi mura n'uwo muntu yaje ambwira ati toka shitani. Ndavuga nisesha kutokesha. Turi umuzimu cyangwa uri batista? Ndi batista, ntabwo ndi umuzimu, ni mu izina rya Yesu ndi umuntu muzima. Yaje ambwira ati runaka yambwiye ko wapfuye. Kandi ubwo yaramubajije ngo angirire neza. Agiye muvuga abantu neza, mukareka kuvuga abantu. Umuntu usenga avuga umuntu nabi. Ibyo nusa yavuga. Ni umuntu avuze ati uriya mukobwa aritonda, jya umubwira ataritonda, n'imfura n'umuntu w'Imana wamugishira mu rugo yawe bwubaka. Ntashaka bare n'isire biramureba apfa kuba yamukoze. Ntizabyikorera. Ubu kuvuga neza bibananire koko. Umuntu avuga ati kwa runaka ni beza, ati reka reka bararuga bakorana n'abarangi. Warababonye. Buriya muntu umuhakaze ati reka reka barokora iyo bahaye akazi ati bariba nabajura. Ntabwo ubu hari abantu batagiha abantu b'Imana akazi. Ngo turabajura, twe turiba twebwe. Twebwe ntabwo twiba, turi abantu b'Imana mu izina rya Yesu. Abiba ntabwo ari ab'Imana, n'abishiye rwizwa. Abantu b'Imana ntabwo biba. Haleluya. Nukuri kw'Imana turahari. Abagitegereje ibyo kwizera, abagitegereje Imana turacyagize gute? Turacyahari. Ntabwo turesikoroka nituriba. Nuhari se sinkubona. Abantu basebye Imana yawe ureba. Abasenga bararangiye. Ubuse twaje gusenga shitani na nyabingi. Twe turahari. Ngo nta muntu ukigira neza. Guteze kandi duhari. Murahari. Abantu bageni mugire turi. Nukuri kw'Imana baracyahari. Nimutere haleluya ndayibahaye mu izina rya Yesu. Salomo. Ngiye gusoza. Murinde. Salomo Imana imuha ubwenge. Mu migani yahinze yashizemo ijambo rivuga ngo rinda umutima. Mu magambo atatu harimo ijambo ryitwa kurinda. Iyo umuntu arinda agomba kuba abantu bose nibarinda. Harinda abasirikare cyangwa babitorejwe. Iyi Imana ifite amashuri yaradutoje natwe. Umuririmbyi yaravuga ngo turi abasirikare. Aravuga ngo twejejwe mu maraso. Aravuga ngo umwami wacu Yesu ni we mugaba. Mwavugiye ngo amen. Twebwe turi abasirikare twakoze amafunzo. Twebwe buriya twakoze amafunzo ya danje, ay'inzara, ay'ubukene, ay'amagambo tukayanesha, yorora, gukena, kuvugwa, ibintu byose yararare kwihangana. Dukora amafunzo, twambara ubusa, izihengamye, izicitse, turararaguza bya bindi. Yawe twari ku mafunzo. Twebwe turi abasirikare rero. Kandi utaranyuze ku mafunzo ntabwo wabona ibyo kuvuga. Hari amakosi n'ubu ndabona muri riterano hari abayariho. Hari kwihangana ikosi ryose rirarangira. Gira mugenzi wangu ikosi rirarangira. Nta kosi itarangira cyakoze igira wenda ariko ikosi ryose rigira gute yemwe rirarangira. Imana impamvu dutoza no kugira ngo turinde, tuzamenye kurinda ibyo yaduhaye. No kurinda amafaranga yaguhaye ni ikosi, utarizi ikosi wagwa. No kuba mu bukene ni ikosi nanone, utaramenye kubana n'Imana ubukene bwabusigaramo. N'icyubahiro nacyo ni ikosi, n'intebe ni ikosi, n'imodoka Imana yababwiye naryo ni ikosi. Utarabyize yaguhiri kugapfa, niwahana umuntu urifute. Niba ibyo kurya turya ni ikosi wajya ubihisha. Tugira abantu bagira n'ubuyuku bw'ibiryo barya bahuma. Mwariye yewe mwariye vuga ngo nariye. Abantu bose bari muri wapi nta kigenda bimeze gute? Ati wapati minsi danje. Minsi yabaye danje ryari? Minsi yabaye danje guteze ko amafaranga yarabuze. Muse mwese ni muyafite. Wabacurika mwese yayabona. Nutayafite ni telefone yayigurisha. Ni ikaramu igura amafaranga. Sedesa sebike. Ngo nta mafaranga mufite ngo mwarapfuye. Ntabwo mwapfuye.
kubera ubusambo n'ubugugu gusa ngo byararangiye ngo byaracitse ngo ni danje ngo wapi ngo kabisa ngo amafaranga ngo yarabuze ngo ibiciro ngo byarazamutse ngo iminsi ngo yabaye danje gute abantu bakomeza kubyibuha iba danje gute mwahinduye amavuta iba danje gute ibitenge murabigura buri munsi iba danje gute ni murava mu mujyi iba danje gute aho mucururiza muracyahaba iba danje gute amaseta muracyayabamo iba danje gute amenyo yanyu n'urwe iba danje gute mujya muri saro iba danje gute udukanzu twiza iba danje gute dore urusengero ukuntu rwabaye iba yabaye danje gute ko ibintu byasobanutse ahubwo ko muri twebwe harimo kudahaga. N'iki Imana itakoze. Ikibazo no kuba mushaka kumera nk'abatista nibikunda niwavuga nkanjye. Mwese muvuze ntabwo nazabona aho mbwiriza. Umwese Imana ibemerere muvuge. Wapi? Muzajya mudutega amatwi. Mbabwiye nabi. Ubu twese twaba ba mwarimu. Bazipire nibayobore. Natwe tubwiriza. Twese twaba abapasiteri se twabona intebe. Reka ubu se mwese mwakira ubukire bwata agaciro. Ubu Imana niba yarambwiye ubukire nziyogereze n'imodoka. Sajye no kwihingira dodo se nikoropere n'inzu. Gusa ubukire bwabo bumaze iki? Reka nivugira ibintu nk'abingahe dusenge. Kuvuga menshi siko kuyamara. Mwavugiye ngo amen. Mwavugiye ngo amen. Ngiye kuvuga ibintu nka bitatu dusenge. Ijambo rya mbere niryo twavuze, umuntu wese akwiye kugira icyo arinda. Nawe urinda icyo adafite, umuntu wenda arinda icyo agize gute yemwe icyo afite. Bibiliya tubonamo abantu barinze. Witwa Yosefu bamuvuze ngo yarinze ibyo kwizera arabirinda. Kwa muka Potifari ararinda umuhungu, ararinda agera no muri gereza, ariko kubera ko yabirinze neza Imana imukora yimugirira neza. Imana irashaka ko turinda. Mwavugiye ngo amen. Jambo rya kabiri, ibi bintu tugomba kurinda, tugomba kubirwanira. Yuda yarabivuze mu rwandiko rwe, yaranditse aravuga ngo ushishikarize kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe kuzageza iteka ryose. Ibi bintu dufite twabihawe rimwe, dukwiye kubishishikarira kubirwanira. Paulo we yanditse mu Byakozwe 24:16 yaranditse aravuga ngo nicyo gituma ngira umirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana n'abantu iminsi ngahe yemwe yose. Tugomba kubihirira tukabirwanira. N'urugamba ni ku ngumi. Yageze ku rwego abwira abikorera ngo ndakubita ibipfunsi, ariko sa nagira gute yemwe nahushya aravuga ngo ndakurikira, ngo kugira ngo mfate icyo Kristo yagize gute yemwe yamfatiye. Kurwana, ukizwa ni ukurwana. Kubana na Yesu ni ukuba mu ntambara. Yaduhamagariye mu ntambara. Ikigaragaza umuntu uri nawe ni intambara n'ibyo ahura nabyo. Iyo sidahari ntabwo ubukijijwe neza. Kandi mwese muvuga ngo Mana ngo bisunike ngo byigizeyo ngo bikureho, ntidushobora kuba mu munezero no. Ukijijwe n'amafaranga ni ibibazo, n'ibiryo ni ibibazo. Iyo utabyitwaye neza uragwa. Turi ku rugamba. No kubyara ni ibibazo, no kutabyara ni ibibazo. Ubyaye abana benshi ukabura ibyo uba n'amashuri ni ibibazo. Ubuze urubyaro ukagira ibyo kurya ukabura abo bigaburira nabyo ni ibibazo. Ugize inzu ariko reka mbabaze, buri ugize nk'ikizu ukajya ukiraramo wenyine. Nk'ubu mugira inzu tubamo n'amadamu y'abana bahari baba bari mu byumba byose. None muri misi bose bagiye kwiga, ninjye na madamu turi mu rugo. Ubu no guteka biba byara. Arambwira atese ndeka ni ndateka urarya cyangwa ntabwo urya. Bana bose urateka ikira. Amugana iteka ibirayi nka bitatu.
nuko turya irobo y'umuceri, turya n'ibirayi bitatu. Arumva ubwo urumva ibiryo ari cyo bimaze ubwo. Inzu tuyirimo twenyine, kandi ngewe ni muri geto cy'imisagara. Noneho hari n'abazibamo bonyine bari muri za etaje, akarara mu cyumba kimwe hejuru, ibyumba byose byose bikarara byirukana n'abadayimoni. Hari igihe niyaranje nkabyuka nijoro nkavuga nirukanye shitani muri ibi byumba by'abana banjye, nitoka shitani nivira mu bitanda by'abana, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Nubwo bagiye kwiga ariko barahari, nirukana abazimu. Mbega ibibazo byo mu isi. Ukagira imodoka ukagenda kuri vora, urwana n'abanyonzi na za hoho hoho. Ukagira mu rugo umutima wenda kuvamo. Abyo ni ibibazo. Ukanga no gutwara umuntu wenda ngo agenda gukubitira n'igini. Ukagira ibyo kurya ukamara n'ikwezi nta muntu urabiryaho. Ngewe buriya ndiyaranja nkamagara n'abantu basenga babwira ni mwazanyura iwanjye gake. Nkabwira madamu niteka mwana. Madamu agateka. Noneho iyo babiriye ni Imana ibiriye. Nigeze no kubwira madamu nari ibyo cyo kurya Imana yaduhaye, reka dushakemo isahani y'Imana. Ati tuyishake gute? Dushake nk'umwana tumuzane mu bandi ajya arira Imana. Neo aragakobwa Imana yatwiyereye, mama we yarwaye uburwayi nyine bwo mu mutwe. None tugafata kararwaye na bwaki mu murenge wa Kimisagara. Bavugaga ati hari abantu barwaye bwaki mu murenge wa Kimisagara, ati ngo zirimo abana barwaye bwaje, ati ni kwa pasiteri, ati umwana wari mu mutuku. None bakamamagara ku murenge ati tukutaza gufata sosoma z'abana, kutaza rwara kunoza. Ndavuga ni mu izina rya Yesu nabazajye bakavuga ngo muri Kimi, bakananga na raporo ku karere ngo ni bari cyaho ufite abantu urwaye bwaki. Nagije rero nigira inama nkajya ngura imitwe Nyabugogo ye n'umwana mugabura ubwonko bwiye, nkamugaburira amafi, nkamuha ibitete by'amafi, muhata amasosi yose, akana kagenda kavayo mbona kavuyeyo. Ubu nako nakanjye, ubu ni isahani mfite. Mbwira Imana ni Imana rero nundenganye, dore isahani yawe wayibonye. Wenda nubwo itangirira ibyanjye ariko igirira uriya muntu wayo nazanye. Mujye mushakira n'isahani Imana. Tushakira akantu k'Imana iwawe, uvuge ngo dore Mana wowe, dore ibyawe. Ariko ubeho umwaka wose nta n'umuntu ugaburiye. Mana umwaka wose nta n'umuntu uhaye igitenge. Mana umwaka wose nta n'umuntu uhaye bitanu. Mana umwaka wose nta n'umuntu usuye kwa muganga. Mana umwaka wose utarajyana amageragere. Mana umwaka wose nta n'umuntu utwerereye. Uhembwa umushahara wose, urye n'abana bawe n'umugore wa muhorobye, ubure n'umuntu ugurira ikaramu n'ikayi. Uri umukirisitu ko gusengera Kacyiru munsi y'ambasade ya Amerika, hafi ya perezidanse na za minisiteri. Musa hano ni ku Muhima, ni muri Toba, ndi hano. Reba ukuntu mwese musa, wagira ngo mwese mwavutse amatara yaka. Iwacu hari igihe umuntu aza ukavuga ati ayo abaye ukibaza abaturutse ngo avuye muri Doba, ngo yanyweye nk'agatabo akavuga ati mwana ati bitese pastor ati shekera mwana, ugahita umwaca ati none se ati naje gusaka Yesu bagiye bavuga wangu, akaza nk'umurasta mu rusengero hano. Mushakira Imana akantu. Yesu ashimwe. None ijambo rya nyuma nari kurivuga mwene data yarivuze no gutwara intwaro zose z'Imana. Ni warinda udafite intwaro. Mutwara intwaro zose z'ikiyemwe z'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina ryande yemwe rya Yesu. Imana irashaka ko murinda. Mwaka murinde iyo ukwezi kurangira intambara zihari, ukwa kabiri kukaza zihari, kandi intambara zose turwana nizo kutuvanamo iby'agaciro ngo bigende, ariko natwe twarabimenye tugomba kurinda ibyo kwizera abera bagize gute yemwe bahawe rimwe. Paulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo
yahanuye ibyawe ngo nge nawe bijye biduhesha kurwana intambara nziza. Ngukomeje kwizera kandi ngufite umutima uticira urubanza. Aravuga ngo uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkuge zimenetse ku byo kwizera. Uzi kubona umupanekoti utagira umutima umucira urubanza. Dawidi ngo yagiraga umutima umuhana. Ukwiye kugira umutima ugukira urubanza. Avugamo abagabo babiri naratangaye ngo witwa Humenayo na Alexandre. Aravuga ngo abo narabafashe mbaha Satani ngo kugira ngo abantu bose babyigireho kudatuka Imana. Imana itugirire neza. Hari abantu batenzwe n'Imana abo kubatengura n'ibizemera. Iwacu ku Muhima hari abantu benshi baguye baranagwa. No kubera ko tugira n'abakristo benshi baranagwa nitunamenye ko banaguye. Tubimenye. Ese ubwo ufite abakristo barenga ibihumbi bingahe ukamenya baguye n'abataraguye? Umva ngo bamwe babasenye ngo abandi bagiye butenza ngo abandi bagiye ngo Rurindo ngo abandi ngo bari kurugarika ngo abandi ngo bari Nyamata ngo abandi ngo bari Gasogi ngo abandi bari Kabuga ngo abandi ngo ku Murindi ngo abandi ngo bagiye ku Muyombo ngo abandi bari Induba ngo abandi ngo bari Gatsane. Neza je mwene data tegasigaye no Nyamata nigira amahoro mwene data ati n'uyinduba ati Yesu aje mwatesigaye mba Rurindo ati amahoro y'Imana tubunuye Kanyinya ati Yesu aje bwatubunagiye gutura Muhondo nigira amahoro ati nuye kurugarika ati abara ati nuye Shoroge kasaga ati bitaza ati nuye Mageragere bikaguca. Ubwo muntu uzamukurikirana ute? Mwari ubwo urabaza abanyakaciro urabaza yibonera bashe nyine akabwira Imana atababaje nibo wanzaniye Imana akabaduhugura zamugura ati dore ndabibabwiye atabataje ibyo birakureba ati noneho. Ariko witwa Humenayo reka mbabwire gutengwa kubi no gutengwa n'Imana. Imana ikaguca. Hari umuhungu iwacu yari umuhanuzi mwiza agiye Burundi yashimutayo n'umugore w'abandi aramuzana turanege bite byawe tenesa umuntu w'i Burundi aranje arambwira ati shati uriya muhungu w'iwanyuga mugabo atuzi ko yo twaye umugabo w'umushinga nahe umugore w'abandi yaramutwaye niye namwe mwana ni watwaye umugore w'abandi ahantu wariye bakakugaburira wavuye utwaye umugore w'abandi atariko ibyo ni ibiki. Hari umuntu ubwiye ati nyamara ibi bintu se byatibya ni ibikese Imana ireba mu mutima de ariko kuki mutujyana mu mutima? Imana ireba mu mutima mutujyanayo twe turahaza ko tuziranye ku masura tuziranye mu mitima. Ngibyo birabareba ngo nimukatukira banza ngo Imana ireba mu mutima ngo bizasohoruka ku munsi w'amateka. Umurimbyi akareba ngo nitumara kwambuka ngo bagende ikivunye ngo ariko nibamara kwambuka Yorodani hazambuka intwari. Nyamara Yorodani hari igihe izuzura hambuka bakijijwe. Imana ibaha umugisha rero tugiye gusenga. Imana ibashoboze kurinda. Imana ibyo izaguha byose ugomba kuyisaba n'uburinzi n'imbaraga zo kubirinda. No kuba umugabo ntabwo byoroshye. Twasenganye n'umusore wacu afite imyaka 50. Mana mu mugore turakwigize. Nuko umukecuru avuga ati mwuvu ko Imana ivuze ati Imana irambwira ngo uyu muntu ngo ntabwo aragwiza imbaraga zo gutunga urugo. Myaka 50 ntabwo yaba umugabo. Ndamuzana ariko sha ariko Imana ibivuze ibyivuze nibyo. Aranje arambwira ati bateza ati ndumva nashobora umugore pe. Hari igihe musengera abantu bariya wavugaga ngo abagumi hari umuntu utashobora umugabo. Hari n'umugabo utashobora umugore rwose. Nambaraga zo kumutuga afite cyangwa se yambaye ipantaro. Hari n'uyu wacu afite imyaka 55 ejo bundi nagiye kubwiriza mu gashekero musangayo anjambwe ati batiza ati sengera no kuri kw'Imana ati mfite amafaranga ngo umushara wa leta mfite inzu yanjye kwirebera mfite ibintu byose ati arara nabugane ko mwana ko mbona ngabona utashobora umugore ati uzasengera Imana imimbaraga ntazo ufite kandi umwana w'imyaka 18 akubaka urugo. Ubwo ayo masengesho nayo uzayasenga uyashobore. Umuntu nawe niyishoboye ubwo se yashobora undi. Wewe hari ibyakunaniye ubuso uzashobora ibiri mugenzi wawe. Rega abagore n'abagabo se abamarayika yanagukoma inkonje.
ubwo wahita uhamagara ribu na polisi atarabona barata uburenganzira bwacu ati ibyo ngibyo nibikora n'inkongi irakora ukihangana kugeza igihe Imana izagutabara. Handi ubwo ngo mvuze nabi ba mama kera bubatse ko kandi barapagani. Hari igihe papa yazaga yasinze akavuga ati nkuraje hanze gatsindwe n'Imana. Akavuga ati abana banjye mwese munzu muryame. Mama karara hanze mu gitondo akabyuka atekeye papa akamutekera yarangiza akabona kujya guhinga. Nibasazanye sabakecuru ariko umuntu akubwira ngo ngewe ngo leta yacu ngo amategeko se ko abere yo kugira ngo akemura amacimbirane ne hagira ugomera undi bamujyane mageragere rwakwihangana. Ubundi reba nawe ukumeze noneho reba n'ibyundi ubwo se byagenda gute? Bariza mugenzo ngo irebe none nimara kwireba uhindukire uhita ureba n'uwo mubana. Niba wowe ufite kode uwo mubana akaba afite ebyiri, izo kode zigomba kujya ku munzani zikaringanira. Yatera amahane indi kamanuka, indi yazamuka indi kamanuka, iminsi iba yicuma kandi. Nasubu niturimo gusaza agiye kugera 45 nagiye cyangwa ndacyahari? Hoya ni muvugire nagiye cyangwa ndacyahari? Nagiye nyine. Ariko nawe ndabona wagiye. Mugabanye kode mumanura ibiciro dukizwe neza tugiye mu ijuru hano ni kwisi. Shoboze kurinda ibyo kwizera abera bagize gute yemwe bahure. Nkubu nashe supezo zasimvuye kubwiriza yiriwe mu kazi. Ubu natanga sanga wenda ntiyashuhirije amazi wenda kiryamira. Munavuga ngo wa mugore we niwashuhirije amazi yo koga akakubwira ate akahita akubwira ate se wo nta maboko ufite. Ubwo navuga ngo wamubwira ate se wamaye ishate nambara wese wayihaye ngewe siniriwe mu kazi sindushye ndananiwe yihe cyangwa uyireke. Uko kazana kode ngo barasuzuguye umugore ariko se uyihaye wabi. Hari nabagira kode ngo kuki utangaburiye ntabwo ushonje. Ururuinja sabara ururuinja banombera. Niba izari kwishe kubiti cyakura ibindi bigende mwamvugiye amena. Wivuga ngo umugore ngo araso ntabwo agusuzuguye kubiti cyakura cyangwa nawe ufatiriza imbabura. Mugabane ibintu by'inarigi iminsi yarahindutse mu ijuru hazajya intwari gusa. Mani bamera umugisha. Mureke tubana amahoro dukizwe neza tugiye mu ijuru. Abantu mukundane, abantu mwihangane, mwige guca bugufi. Ibyo dufite tubisaranganye tubisangire. Ibintu tuzabisiga ino mureke dusangire. Wabirunda utabirunda ibyo birakureba. Uzabisiga tubijye no kukiriye utagihari. Ariko nimureke dusangire dukizwe dushaka imirimo izaduherekeza tugende. Ariko ibyo byose murinde ibyo kwizera bera bageze gute bahawe rimwe. Ndagira ngo duhaguruke dusenga Imana tubwire Imana. Dusenga ndagira ngo mbabwire ngo ibindi byose Yesu yarabirangije. Ikintu gikomeye ijuru ryari ritunze agakiza. Paulo abwira abaroma yarababwiye ngo none tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu. Yaravuze ngo umubisha wacu nindi. Aravuga ngo ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege gikamutanga ku bwacu. Yaravuze ngo izaburite kumuduhana n'ibindi bingahe yemwe byose. Reka mbabwire Imana yatanze Yesu izamuduhana n'ibiryo, izamuduhana n'abana, izamuduhana n'akazi n'abadamu, izamuduha. Kera nigeze gusenga n'Imana amaperime nasenga none yarayimaye sindabona n'umuntu umana arifute ngo mutware. Ubundi ari genge nayo kuyiperime niyo ndazaga amajoro. Perime mwa Nunagasenga ati madiporome wayibona wamara nk'imyaka 2 utarabona akazi. Mani iyi diporome ibintu byose iyo ubishaka iyo ubibonye ubona icyaguhangayikishije ukabura ikiguhangayikisha. Ariko mu ijuru hari Imana. Nimureke Imana yitwa Imana icyo yagambiriye gukora izagikora. Iyo atanze Yesu izamuduhana n'ibindi. Turambura amaboko dusenga Imana twinginga Imana. Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubawe. Ubwami bwawe nibuze. Buzano mukanserege buze Kacyiru. Icyubahiro n'ubutware no gupfukamirwa ni bibi byawe.
waduhaye Kristo, uduha Yesu, uduha agakiza, niko wari utunze mu ijuru kuruta ibindi. Natwe dushimira Yesu wemeye kuza. Ramburira Imana ibiganza ushimire Yesu, mubwire ngo ndagushimira Yesu wemeye kuza mu isi, yemera kuza ku bwacu. Turavuze ngo Yesu ahimbazwe, turavuze ngo Yesu apfukamirwe, turavuze ngo Yesu ashirwe hejuru, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana izamuduhana n'ibindi. Hari ibyo wakoze mu itorero, hari ibyo wakoze mu buzima bwacu, n'ubu witeguye gukora ibindi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Hari ibyo wakoze twasenze, hari ibyo wakoze tutasenze, n'ubu witeguye gukora ibindi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tukuramburiye amaboko mubyeyi, reba iri teraniro Uwiteka, reba abagabo, reba ababyeyi. Aya maboko yacu ni magufiya, ariko ay'Uwiteka ni maremare. Rambura iri teraniro amaboko, abashonje ubagaburire, ababuze uko bagira ubagirire, ababuze uko bagenza ubagenzereze. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni wowe Uwiteka, ni wowe duhungiyeho, ni wowe amahoro yacu, ni wowe mbaraga zacu. Abakirite kwishyura imyenda, uri Imana ijya yishyurira abantu imyenda. Abaje gusenga ngo bishyurirwe, uri Imana ijya yishyuriza abantu. Ishyuriza abantu bawe, twishyurize Yesu, twishyurize Mukiza. Tugendere dusangiye imitima yatwaye ibyacu, bishyurize mu izina rya Yesu. Kora ibitangaza n'imirimo, izina ryawe rihimbazwe. Ishyurire iri teraniro, hari ababuze uko bagira ubishyurire. Aba basore bakeneye inkwano yibahe, izina ryawe rihimbazwe. Turaguhamagaye tuguhendahenze. Iyo twaguhamagaye urumva, iyo twagusenze urumva, iyo twakubwiye urumva. Ntabwo ujya utwirengagiza, ujya udutegera amatwi ukatwumva Mana. Aya dusenze nagere mu miryango yacu, nagere mu bana, natugendere, nadukomangiraho tutakomanga, natuvuganiraho tutavuganirwa. Niyiki imigambi y'incakura, aya nasenye ibihome kuko twabaye imbere y'Imana. Aya naduhuze n'igihe cy'Imana, aya namere nk'ayo hasenze. Igihe cy'Imana kigeze, umutambyi akavuga ijambo rikomeye, akamubwira ngo igendere. Izina ry'Imana rishimwe. Reka aba babyeyi bagende, nibahure n'Imana, abasore bahure n'Imana, abagabo bahure n'Imana. Urema amashimwe muri twe, izina ryawe rihimbazwe. Fata ahantu urwaye tugusengere. Turasenze mu izina rya Yesu. Uri Imana ikiza indwara, duhagaze mu kwizera. Uri Imana ikiza indwara, dore tukweretse aho turwaye. Rambura ikiganza cyawe Uwiteka, tegekera muri aya materaniro. Tegeka indwara zirakira, tegeka indwara zirakira. Dutegetse iyi migongo, twirukanye indwara za kanseri muri twe, twirukanye indwara za diyabete, turazinetirarije. Iyi mitima yazamuye tansiyo, tubwiye Uwiteka ngo nimanuke mu izina rya Yesu. Duhamagaye ukuboko kw'Imana, duhamagaye Imana ikomeye muri iri teraniro. Kandi aya dusenze, aya natubera urukingo. Dukingire Imana, natubera urukingo. Urukingo rwawe rugere mu ruhu, rutambuka rugere mu mitsi, rutambuka rugere mu maraso, rugere mu misokoro, rugere mu migongo, rugere no mu bwonko. Urukingo rw'Imana. Turashaka gukorera turi bazima, turashaka kugukorera turi bataraga. Izina ryawe rihimbazwe. Iri teraniro harimo abashonji, wabagaburira. Uri Imana igabura, uri Imana igabura, uri Imana igabura. Ufite ibyo kurya, wagaburira abantu bawe bagahaga. Kandi nujya usezerera abantu bawe amasa. Turasenze ngo ugaburire iri teraniro, ugaburire abera, ubamara inzara, ubamara ubukene, utumara imibabaro, utumara intimba n'agahinda. Izi ngo wazubaka zikubakika, aba babyeyi wabagirira neza. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Sengeye abapfakazi bari muri aya materaniro, sengeye abapfakazi Imana. Aba babyeyi baribana, nta muntu bagira babwira, ibyabo bibaheramo, ni wowe babwira. Ariko nibutse isezerano rimwe, baravuze ngo uri umurengezi wabo.
Mana ndabasengeye mu izina rya Yesu, ubutabazi bw'Imana bumanuke kuri aba babyeyi b'ibana, ubutabazi bw'Imana bumanuke kuri aba bapfakazi, ubutabazi bw'Imana bumanuke mu ngo zabo, ubutabazi bw'Imana bumanuke mu bana babo. Niko sengeye n'abapfakaye n'abapfakare, turasenze ngo Imana nibaramburire ukuboko, turasenze ngo Imana nibagirire neza, turasenze ngo Imana nibibuke, yibuke isezerano ryayo, igira ikikora mu miryango yabo, mu mibereho yabo, mu buzima bwabo, bamara imibabaro n'agahinda. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze databuja, turagushimiye mwami, turagushimiye mubyeyi, turagushimiye mukiza. Dusengeye igihugu cyacu, kuba turi mu nzu yawe ni ukubera umutekano igihugu cyacu gifite, kuba tugenda ku manywa na nijoro ni ukubera umutekano igihugu gifite, kuba turya twiyorosa bigakunda, kuba tubyukiriye igihe dushakiye, kuba twiriwe mu nzu yawe, kuba nta muntu uraza kudutera, ni ukubera umutekano. Duhetse igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Marayika w'Uwiteka natubambira amahema, ayabambe ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Duhagaritse ibitero byose by'abadayimoni, akagambane ka Satani ku gihugu cyacu turagahagaritse. Imigambi yose y'abadayimoni, imigambi yose y'abazima dayimoni ikorera mu bantu, abatwangira igihugu runuka, iyo migambi yabo turayishwanyaguje. Inzandiko banditse kubw'igihugu cyacu tuzibambye kubw'umusaraba mu izina rya Yesu. Turasenze mu izina rya Yesu, marayika w'Uwiteka ahagarare ku nkike z'igihugu, imipaka yose uko uyizi, marayika w'Uwiteka ahagarare. Dukumiriye ibyorezo, dukomereye ibiza, dukumiriye ibiteye ubwoba bituvire mu gihugu. Dusabye umugisha muri iki gihugu, dusabye imvura nziza, dusabye umugisha mu bacuruzi, dusabye umugisha mu bashoferi, dusabye umugisha mu bikorera, dusabye umugisha mu bakorera abandi. Umugisha w'Imana ugere muri za ministeri, umugisha w'Imana ugere muri za kampani zitandukanye. Dusabye umugisha, abahinzi ubaha umugisha, aborozi ubaha umugisha. Uduhere igihugu umugisha, uduhe ihumure, uduhe ihirwe. Ingabo z'igihugu uziha ukuboko kwiza, polisi y'igihugu ubaha ukuboko kunesha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amahoro yawe aganze muri iri torero waduhaye. Dusengeye iri torero uhereye Kacyiru mu izina rya Yesu, turarisengeye. Dusengeye abashumba bacu, abakuru n'abato, tuzamuye iri torero mu butware bwa Kristo. Imana niriganzemo, Imana nirikoreremo, nikora ibitangaza n'imirimo. Izina ryawe rihimbazwe. Tugukomeye amashyi, tugushimye kuri Imana iri kumwe natwe, kandi kuri Imana yumva gusenga. Uduha imbaraga zo kurinda ibyo kwizera, udukomereze ubugingo bwacu muri wowe, kandi uture muri twebwe, kandi ugendere muri twe. Turi ngo ndogobe zihetse ubwami. Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze mu izina rya Kristo tubisabye twizeye, amen. Tera haleluya. Murakoze cyane.